nabohereze ubuvunyi buturuka mu ngoro ye ntagatifu, maze abarengere aho aganje kuri Siyoni. Nabahe icyo umutima wanyu wifuza, kandi abuzurize imigambi yanyu yose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'ubusabane bw'Umutagatifu nibuhorane namwe mwese. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akozwe. Duteraniriye hano mu byishimo, inshuti, abavandimwe, ababyeyi ba Leopord na Leah, kuri uyu munsi wabo bifuje yuko bahana isakaramentu ryo gushyingirwa gutagatifu imbere ya ritari ntagatifu, bereka Imana isezerano bagiranye ndetse n'ikoraniro ryose ari ryo Kiliziya. Amasomo matagatifu turaza kumva Tobi na Sara nabo bahana iryo sezerano ryo gushyingirwa gutagatifu. Ivanjiri ya Mutagatifu Yohani Intumwa turaza kumva umubyeyi Bikira Mariya na Yesu n'intumwa batashye ubukwe bw'Ikana, kuko abageni bari babatumiye. Natwe rero bageni bacu Leopord na Leah, Yesu, Bikira Mariya n'intumwa bagaje ubutagatifu mutahe abatumiye. Imbuto rero kandi ibyaha byacu umugisha wo kumva ijambo ry'Imana no kuza gukurikira amateka zitari zifite umutima usukuye. Yemereye Imana ishobora cyose,
Nyagasani Mana yacu, ujya kurema abantu washatse ko umugabo n'umugore baba umwe, turakwinginze injisha urukundo rumwe nihuze abayoboke bawe NDIKUBWIMANA Leopord na UWAMAHORO Leah bagiye gusezeranira ku bana, maze ubwo ubageneye kwera imbuto mu rukundo ubafashe no kuba abahamya b'urwo rukundo nyine. Kristu umwana n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cya Tobi. Bamaze kurya no kunywa, bumva barashaka kuryama, niko kuzana wa musore bamwinjiza mu cyumba. Akihagera, Tobi yibuka ya magambo ya Rafayeli yamubwiye, nuko akora mu ruhago rwe, akuramo umwijima w'ifi hamwe n'umutima, abishyira ku cyotezo, maze umumanuko w'ifi uturumbanya ya roho mbi ihungira mu turere two mu majyepfo ya Misiri. Ako kanya Rafayeli ahita ayikuraho, arayiburabuza, arayihabohera. Icyo gihe ababyeyi bari basohotse basiga bakinze icyumba, nuko Tobi ahaguruka ku buriri, maze abwira Sara ati, muvandimwe, haguruka dusenge, tutakambire Nyagasani kugira ngo dusesekaze impuhwe n'umukiro. Sara arahaguruka, maze batangira gusenga no kwambaza kugira ngo baronke umukiro. Nuko Tobi aratangira aravuga ati, uragasingizwa Mana y'abasokuruza, n'izina ryawe rigahora risingizwa ubu n'iteka ryose. Habwa impundu mu ijuru, kandi n'ibyaremwe byose nibigusingize iteka. Ni wowe waremye Adamu, unamuremera Eva umugore we, ngo amubere umufasha, amutere inkunga, kandi nibo uwitwa muntu wese avukaho. Ni wowe wavuze uti, si byiza ko umugabo yaba wenyine, reka tumuremere umufasha umeze nka we. None ubu rero uyu muvandimwe wanjye simushatse w'umugore kubera irari ry'umubiri, ahubwo mbigiranye umutima uzira uburyarya. Utugirire impuhwe ari we ari nanjye, maze tuzagirane mu zabukuru. Utugirire impuhwe ari we ari nanjye, maze tuzagirane mu zabukuru. Bavugira icyarimwe bati, amen, amen. Nuko bombi bararyama kugira ngo bararaho. Ibyo Kristo
Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Ku munsi wa gatatu ikana mu Galileya bacyuza ubukwe. Nyina wa Yezu yari yabutashye, kandi Yezu n'abigishwa be bari babutumiwemo. Divayi imaze gushira, nyina wa Yezu aramubwira ati nta divayi bagifite. Yezu aramusubiza ati mubyeyi, ari jye ari nawe, ibyo tubigenzemo dute? Byongeye igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abaherezaga ati ibyo babwira byose mubikore. Hari hateretse intango 6 zibaje mu mabuye zagenewe imihango y'Abayahudi yo kwiyuhagira. Intango yose yajyagamo inshuro 2 cyangwa 3 z'ikibindi. Yezu arababwira ati nimwuzuze amazi izo ntango. Barazisendereza kugera ku rugara. Yezu arongera arababwira ati ngaho noneho nimudahe mushyire umutegeka w'ubukwe. Baramushyira. Umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi, atazi aho iyo divayi iturutse, abahereza bari bavumye bo bari bahazi. Nuko ahamagara umukwe aramubwira ati ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agaheruka itari nziza. Wowe ariko wakomeje gutereka inziza kugeza ubu. Aho ikana mu Galileya niho Yezu yatangiye ikimenyetso cye cya mbere, maze agaragaza ikuzo rye, nuko abigishwa be baramwemera. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, mu byishimo byaduteranirije hano bya Leopord na Leah, amasomo matagatifu nibo yabwiraga, ariko natwe twese tukumviraho. Mu isomo ryo mu gitabo cya Tobi twumvishije Tobi ubwo yahagurutse ajya gushaka umugeni we Sara yari yarasabwe, yararambagijwe n'abasore bagera kuri 6, bose bageza ku ijoro ry'ubukwe bagapfa. Nyamara Tobi Imana yaramugeneye we ubukwe bwabo bwagenze neza, bamurikiwe n'impanuro marayika Rafayeli yari yabahaye. Bageni bacu, namwe ubukwe bwanyu bugejeje kuri uyu munsi, Roho Mutagatifu yabubaherekejemo. Namwe rero nimugera ku ndunduro y'ubukwe, muze kwibuka impanuro, amavamutima, urukundo rwanyu mwagiranye, isoko yarwo aho yaturutse. Nk'uko twabyumvishije, Tobi yagize ati mbikoranye umutima uzira uburyarya. Leopord wagiye kurambagiza Leah, umusaba umubano, arabikwemerera, musezeranira imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana, murabitugaragarije. Nawe umutima uzira uburyarya wamweretse, nawe akomeze awakire.
Leah, nawe urukundo wakiriye ubusabe bwa Leopord warangiza ukamwemera kumubera umugeni, ukabisinyira imbere y'amategeko ndetse ukaba ubyerekanye n'imbere y'Imana mu kiliziya, nawe urwo rukundo mwembi mugiranye ruzire uburyarya, kandi nimugera iwanyu mu nzu y'abageni nk'uko Tobi na Sara babahaye urugero, namwe nimugera mu cyumba cy'ubukwe cyateguriwe abageni muze kwibuka gusenga. Tobi yabwiye umugeni we Sara ati, haguruka twambaze twembi Imana iduhe umugisha maze tuzagirane mu zabukuru. Isengesho ryabo mwaryumvishije ubwo umugabo yateraga, noneho bombi bakarangiza bikiriza bagira bati amen amen. Leopord naramuka yibagiwe, Leah umwibutse ubanze musenge. Leah nawe niyibagirwa, Leopord amwibutse. Ivanja mutagatifu Yohani Intumwa kumvishije ubukwe bw'Ikana. Ubukwe bw'Ikana ntabwo ari bwo bukwe bwonyine bwabaye muri Galileya cyangwa muri Isiraheli, ariko buriya bukwe ni ubukwe bw'icyitegererezo, ni ubukwe bw'akarusho Bibiliya iduhaho urugero dushobora gufatiraho ku bukwe twakora muri iyi si. Aho rero bubereye icyitegererezo cyangwa bugaragaye nk'ubukwe bushaka gusumba ubundi muri Galileya, nawe kubera iki? Ni ukubera abatumirwa b'imena babutumiwemo. Ubusanzwe kuri iyi si umuntu agira ibirori akifuza gutumira abantu b'ibikomerezwa, ukifuza yuko gavana cyangwa minisitiri runaka yaza mu birori byawe, ukifuza yuko musenyeri cyangwa padiri yaza mu birori byawe, meya gitifu yaza mu birori byawe. Ugasanga duheze gutumira abantu bafite ibyubahiro byo kuri iyi si, ariko ab'ibanze tukaba twagura umutego wo kubibagirwa. Abo ngabo nta bandi ni umubyeyi Bikira Mariya nk'ukuntu yatabaye ab'Ikana ndetse n'umwana we Yesu. Bageni bacu rero ndabararitse, nimutaye mudatumye Nyagasani Yesu n'umubyeyi we ngo mujyane iwanyu, kuko aho bari nta kidobya ihashobora kuhaboneka. Nk'uko mwabyumviye Ikana muri Galileya bari bagiye kugira ikibazo cy'amafunguro, ariko umubyeyi mu Bikira Mariya yitambitse asaba umwana we kugira ngo agire icyo akora. Namwe rero mubatumire, nimugera iwanyu ubukwe bwanyu buragenda neza kugera ku ndunduro, nk'uko uyu mutegeka w'ubukwe cyangwa uyu mukwe ibyishimo byamusaze amaze kubona ko amafunguro yaragiye kuba make, ariko igitangaza kigakoreka. Noneho akagira ati, ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agaheruka itari nziza, ariko mwebwe wowe mwakomeje gutereka inziza kugeza na n'ubu. Bakristo bavandimwe, mujya mwumva bene data batubwira ngo kunywa inzoga cyangwa ngo byanditse muri Bibiliya. Ndizera yuko mubyumvishe yuko Ikana umukwe yabivuze amurikiwe na Roho Mutagatifu, yuko batangiye batereka inzoga nziza bagaheruka batereka inzoga nziza, ntabwo ari umutobe cyangwa ubushera. Byose rero si bibabwira kugira ngo mujye gutikura nabo cyangwa kugira amahane, ahubwo ni uko Ikana muri Galileya amazi yahindutse divayi
divayi igaragara nka divayi yari ifite imbaraga, divayi yari ihiye. Mu byishimo rero by'umutima twifatanyije n'abageni bacu ndetse n'ibigaragara inyuma ku isura by'umubiri, dukomeze tubabe hafi muri byishimo, tubisangire kandi tubatere inkunga y'isengesho. Umunsi nk'uyu nguyu uba ari umunsi wo kugira ngo wibutse twebwe twese abahawe isakaramentu ryo gushyingirwa. Ibi birori twibuke ko natwe twabikoze, noneho turebe kugera kuri uyu munsi niba koko urukundo twadufitanye rugisendereye. Niba rero iyo musanze hari aho rwadohotse, ni umwanya mwiza wo kugira ngo namwe mwisubireho maze